Ndi papa sava. Ko mbona mu bitinda mu bimeze biti. Mwiro ariko? Aha. Muri kubitindamo kandi ndagira ngo ngiye nkora kandi kazi ndashaka kugira ngo nje kwintervena. Hari umuntu uza mu mujyi, hari umuntu byakomeje gukora. Aha. Bimeze bitumaze kwandika bangahe? 12 ariko bano rwo bakiza. Twumvikane umuntu udafite gahunda ntabwo ngiye nkomeza kugira. Ntabwo ndi buraranga muri ibintu by'akazi. Bitanu n'iki ngomba kugira. Sigaje iminota 5 niba abandi bafite gahunda muziranye mubabwire babanguke giye ntago nkomeza gutinda muri ibi ngibi. Abanze kubambera. Ariko mureka banze. Mureka banze pe ntawamutse. Bite byawe wowe? Hanyuma niko kwa uzigihe kabisa. N'ubundi abantu batoya nibo birimo gukunda kurusha abantu bashaje. Nta mukuru urengeje imyaka 35 uri muri mwebwe? Aha. Hanyuma ndagira ngo mbwire. Byuzuze vuba rebe byana muneze uzuze vuba. Wewe ngushaka ikimeze giti? Ngiye reka ngubwiye digite. Nutambereza ikibuno urabona uri muhanzi wo hanze bita ngo Nicki Minaj. Nicki Minaj. Urura rubuno rwose abafite. Ukuntu ahagarara ukagira gutyo. Nirwo nshaka giye none nubwo nshaka gusana kidoma cyangwa. Ushaka ikidigadiga muri make. Rasa ku ntego vuga uti nshaka ikidigadiga. Kinini kinduta. Ufite ibiro bingahe? Ufite ibiro bingahe? Ubwo nabyo murabipima. Wowe ngushaka ikimeze giti? Haguruka turebe. Hindukira gato gutya. Simbona se kiriho. Oya ntabwo nshaka ikibuno kingana gutya. Shaka none ikibuno kinini kandi apana byo ndi bimeze nk'ibizeru gutya. Ushaka igitanzania muri make kisa n'ikigutse. Kimeze fresh kabisa. Wowe ukeneye ikimeze giti? Murakoze muga. Ngiye rero ndakwinginze icyifuzo cyanjye cyumve pe. Ndashaka ikibuno kinini. Urumva? Kinini muga cyoroshye ku buryo ninzajya ntera intambwe ebyiri. Ikibuno cyanjye kizajya kita gimaze gutitira nk'inshuro 3. Ufite ibiro bingahe? 58. Urya kabenzi? Oya. Urya amasamaki? Ibihaza? Kurujete na kokombure? Yego. Icara. Murakoze. Muga ngiye ndashaka iki? Mugende gakeya muje gusaba service mudutware gake hano bari kwandika ibibazo byanyu. Turi kugendera ku murongo. Ngaho noneho wowe si madede? Ndakuzi. Se ko wananutse wa mugani wawe? Yawe ni birebire. Okay, vuga ishaka ikibuno kimeze giterero. Ngiye rero nshaka ikibuno urumva? Ewana kwa kundi umuntu ababona mu ndari hatoya ufite ngiye nago nshaka kinini cyane gikabije. Ariko nyine hakaba hariho utuntu urumva hari utuntu tw'udupi hano ku mpande umeze kuntu uteye neza ikindi amatari kumanure nka gitari nyingiyi iki gisanduku mbenda kanyorosheje ku buryo umuntu azandeba akavuga avuga ngo uko ntambuka ngenda w'igisabo nindi ni wowe w'igisabo cyangwa nose ko wavuze ibyayo igisabo cyangwa igitunguru ibintu byose bimeze gutyo igitunguru ngewe wivugira ibintu n'icyo wabanje nacyo turakora nawe hano ibibuno biremera icyo ngewe nkeneye niki nuko buri muntu wese agomba gucanga murabizi ko ari mu 200 murabizi ko ari 200 turanayafite ngiye digite nushaka kumbaze 300 ndayaguha humura je ntanzara amafaranga yanyu mfite icyo nkeneye nuko aho ubwiza mukagenda mukagira nubu kuba ufite imyaka 10 ningaho ukabutujuje ibiro 60 ndagupompa nze nyidure ngipurize ubundi kigene kizamuka ibiro bizamuka akuzi no gutambuka muri quartier ntihagire ukure oya si nicyo buriya nabantu babagabo kugutereta aravuga ngo nakana ariko hariya ndagukuza ngipompe kizamuke kibyimbe kizamuka bo nibyo dushaka urazajya ajya muri shaka zo 21 ibiro gusa si gafite nka 30 na bingane nusu yewe oya ubwo meruka kwipima nararwaye byari nka 50 uragupompa ngushyira oveni bibe 70 ubwo ni gura bugize umutamira oya humura uya ndamuha 70 bo wowe wasabaga ngo tukigorore tukigire gute mukigire neza kapana cyaki nicyo kimeze nk'ikizeru gifite udutaye nyine ariko ubwo nyimburungushure kimera nk'icupa rya koka cyangwa kimwe cya Mateus kimwe twabiganiriye okay sawa komeza ubuzuze rero nze nkwereke kanje mbona nabapimira sawa secretariat ibiro 50 ukarya haciyeho nk'ukwezi bo muri mwebwe nta muntu urwara ibirwara bidakira niko ntabwo wigeze urwara kanseri inkondo y'umura nawe kiramo
Kireme iki kibuno? Shiramo akaboko. Urumva icyo kintu gihinda? Ufite ikibazo Iki nicyo cy'amaraso. kiri mu pompe. Ufite ikibazo cy'amaraso. Oya ndagupompesha ikindi kirimo hari. Ufite ikibazo cy'amaraso. Ariko ikibuno cyo ndakibona. Uretse gato ikibuno kirahari. Attention, please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Uyu nguyu we banza ujyemo hari. Ariko murakima ikibuno. Injiramo ndaje ngusange. Injiramo hari. ntabwo ndi bugaruke nsa nawe Wewe nawe Madede. banza sheri uratubwira Ntabwo ujya urwara imitima y'iki byose. Saba urwara ute ko mbona n'ubundi uri ikihebe ntabwo bugira. Ako muga nawe uri kumvugiraho. Oya mutuze shaje service ukuntu ziba zanyuza ahantu henshi. Attention, please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at Humeka. Ongera. Kirajya hora. Ongera. Ujya nawe ushaka ngo kimeze nk'iki gitunguru. Iki gitunguru. Kuri igitunguru kiba gifite na kakanu ko hejuru kagira. Uretse gato. Kumva ko amaraso atembera neza yumva. Nta kintu umva? Mwandikira ibipimo bye ni 75%. Bino nawe wowe ntuzabe. Biba bihambura bate? Bino nawe. Uraba wicaye? Iba wicaye hariya. Cyangwa njye mu hariya? Oya buretse gato ndani ku murongo. Hanyuma wowe ngo ushaka ikimeze giti. ngenda ndashaka ikibuno kinini kirenze ku kidomanjeho gatonya muga ukamenya neza uvuga amagambo make wakana we ndi kwihuta. Kandi koko kidomanya yatubwiye ko yakoresheje hano. ukamenya Kidomanye suretse gukoresha hanga ase haguruka ubereka iki. Wewe haguruka ubereke. Wakibonye mwagize ngo nukubiza gusa. Wakibonye? ariko nawe kiracyari muri process Oya. Ubona ko kiri kuzaho. Uretse gato shaka. please keep silent. Nta muntu ushaka nka kino. Keep the cuff at heart level. ko biri kumfata We ko bisaba kuzagaruka. oya shamuga oya pe mbabara basukora uko ushoboye simvane mbabara sintaho Birasaba uko kuzagaruka naje wowe. oya ndakwinze mbabara sintaho Icyawe kiratwara 3.5 ntabwo 200 cyakonje. muga ndayishyura 300. ndayishyura pe Nita. yego mbabara sintaho uko naje Wowe barabanza baguye paracetamol baguye na qualiteme. Ese si ibya malaria. Waje gushirisha ikibuno cyangwa ntabwo waje kugira. Urangisha uburyo mvura wowe. Nase uragira ngo nimutera ikinya itarabira none kubita asapfe. Hamagara ntuza mugurira agakoka akanyweshe izo qualiteme. Wowe wicaye hariya mbanze mere ku imbere. Ngwino nawe. Turwara umutima. Nta bibazo by'umwijima ugira. Umutwe hato nato. Nzi kiba gishyira Oya sha. Ngerega ntuwaje gushirisha ikibuno. Nose ko ushaka kugira ngo upime malaria. Si ikibuno. Nose imbaraga zo kunya ziva he? Si mu mitsi y'ijose. ubu iki kigera hano. Uretse gato. Humeka. Ongera. Ufite ibiro bingahe? 60. Attention, please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Uhite we winjira biragaragara uko ngira. Ntabwo bigombera ikindi. Hanyuma ninjye uri bukurikire. Urahita uza winjira uri anasohoka. Hanyuma ndagira ngo bakurikize gutya rero. Urabanza uri urimo imbere ngire. Wowe ntabwo nakubwiye ngo ushaka koka yo kunywesha ibyo binini. Nahamagaye ngiye kwimuzana. Okay. Hanyuma harakurikiraho Madederi. Madede. Umvisha ko cyawe kiri bugorana ari 100 ngahe harya? Igwe cya 200 nyine nicyo nakubwiye. Uyu ni 300 nabwiye ko niba agize atagira. Uyu nayo ni 200. Hanyuma ugura kurikizaho uyu nguyu. Hakurikireho uyu nguyu wo kukigorora. Ahubwo se mugabira twarigiye kingane. Kose mwagiye gake. Uko witwaramo hari imbere niba ari ukugupompa urahitamo. Hari biri presse, hari nibindi bya par seconde. Bitewe n'icyo mushaka. Par seconde. Nubundi rero nagukubita kimwe kidigadiga nambwe kimeze nk'ishashi. Kinyirimo amazi nyeganyega nk'igitanka kirimo amazi ko cyo kigira.
humura ntabwo abantu bari bugukira kandi banabahaye serivisi nziza negereje abaturage reka ngire noneho reka twumvikane muri bwishyure kuri telefone. none se muga hari ikibazo nshaka kukubaza ni ubuhe buryo bukoresha wenda butandukanye ku buryo umuntu yakwihitiramo uburyo bwiza yakoresha butamubangamiye cyangwa nyine ntabwo mwajana gukoresha sajya ari ikibuno yego none se murivura sinjye ubavura wakabaye umbwira utabwo ngewe buryo wampaye sinabukunze ariko kumbwira ngo ubuhe buryo none se wowe uragorora urakigorora wowe urateraho kiriye uyu ngo arakidumbaraza none kuki mushaka kugira ngo ngire nababwiye hari abo ndi bubage hari nabo ndi bupompe none se watubwiye ubu turi hano we nakubwiye icyawe kiragoye niyo mpamvu nagucumbi 300 wowe ndakibaga bivuga ngo ushobora no kuba hospitalize ukamara iminsi 3 uryamye nese muga waretse nkaguhamagana ne basi ntumbaye akaguhagaze iga kampaga mbabarira pe sayizi biri mbabarira mumvange shamuga mbabarira pe nakubwiye bagoye ko kandi bukibage wowe ndagipompa n'uyu nguyu ndakinyorosha par seconde ni par seconde wowe ntago bigoye sawa ngira ngo mukomeze gahunda rero kana babwiye ko nta mwanya mfite ni ninza ro mutatu maza kubikora naniwe rimwe na rimwe bigahengama bijye binahengama se bitware neza umuntu utararya ni yaranje ashaka ikintu afate mwinjire mwana mufite imyuka ndaje mbipompe rero Simanyije ko muri buze kwishyura kuri telefone. turishyura se tudafite ikibuno Oya mwishyura mbere. Mwishyura Mwishyura reka turishyura nyuma niko twemeranije Reka nyine basobanurire. Ni ukuvuga iyo muje hano kwivuza mubanza kwishyura mbere iyo docteur abanje kubasobanurira akabapima akamenya ukuntu muhagaze. Iyo yabyemeye buretse iyo yabyemeye yuko ari bubibakorere abagomba kubikora byanze bikunze kandi ayo mafaranga byanze bikunze bigenda neza ariko nimugire ikibazo. Ugiye kutubwira ngo birahenga musi ikibuno cyanjye gihengamye nishyuye wowe wavuze yuko ari uku none se ariko bikora yo mugira ikibazo ntago ari mu bipompe nabi hagiye ameze nabi kidoma hagiye ameze nabi reka tukubaze nka kuno urumva njye none mfite ikibazo ko bari bumbage sibyo ubwo baramutse bambaze byansaba iminsi ngayo kugira ngo nitware uko nshaka nicare nyine ikibuno cyanjye ntangire gikoresha bamutera ikinya bamubagiraho byanze bikunze umuntu babaga bagomba kumutera ikinya hanyuma ibyo kugikoresha rero kuko niba ari amafaranga ngiye kuki kibuno cyanjye ndashaka kugikoresha ndashaka kugikoresha pe ariko njye ikirenze cya kidomage cyane nishaka kizamvune nigere ariko kuba ko uzabagwa bishobora kuzafata nk'icyumweru ahubwo icyumweru amafaranga ngiye nabona yakuyemo cyane byakunze ahubwo mwege mu bari bupompe nimwe bifate nk'iminsi 3 muticara iminsi 3 tuticara kandi bisaba kuryama mwubitse inda none ngiye kurera inzi ko mpita nigira mu mwito ariko se nanone ko mwisilamu bitwaye bisabi none tubyihorera ngiye kunishakiraga kujya mu mwito kandi nshaka kujyayo nkagikaraga kuzunguza ko ndi babazuguza bapfu nugupirikisha nigako gati unaona ja bakikinira umuntu yaba adakoresha ikibuno bikabaho nese ikibazo cy'amatsiko iminsi 3 umuntu ayimara bimeze bite uticara uragikoresha kwicara nicyo kibazo yego uwo mwito wawe sinabonye bazunguza amabuno ntabwo bisaba kwicara rero iyo wicaye bigenda bite ntabwo haba hagakomeye kugira ngo ya forme yawe ushaka ibe yagezweho neza ushobora kwicara umwuka ugahita uvamo ntabwo uvamo ishobora gupondema bisaba rero ngo ukurikize inama za muganga n'imiti wifatire ku gihe ibaze none bagushyizeho ikibo sorry gato nabaga gutera story mva nawe rabusura story rabareba hari umuntu ndusha story koko agahungu kamwe mu bakobwa 100 kaba gashaka iki kagira ngo gatere sida kadute ni hagati y'inda na sida hari umwana uri mu muzibyare dukeneye uza kumusobanurira mubwire ko ibyo turimo bireba abakobwa gusa nibyo zari cyatabo mfata nk'umukobwa noneho ngiye mbafite story ubu se mwamenye ibyaraye bibereye kwa nyiripinda tubwire bera
umuntu yaraye ariye undi neza neza ubu umunwa bari kuwupfuka kuri santere do sante nawe ngo iki turamuzi mutamumenya murimo kumpinga nje kubatera story mumenye uko ibintu bimeze rero afite inkuru byo oya yanjye nago banyita Bera bakwita biki banyita Venansia Vena ndakuvura cyane ngo muvure wakuriye ku gitanda mukomeze mwe muganira nta kibazo kandi reka mubwiye ntabwo ndi gukina nawe urira cyangwa umanuka igihe umenye ko utagira ntabwo uri bugomba kino gishimye ariko byamujyana mu polisi nitwa Venansia intebe yanjye uraza ngo pompe cyangwa ntabwo njye ntabwo nabyemera ibyo se ni ibiki ubwo namwe mwicaye rero mu muzingo bagiye kubakorera ibintu bizima njyewe urazana rero rushinge wagira ngo ni urw'inka bagiye kubangurira njyewe ugiye kumbangurira nta n'isoni gusa njyewe ntabwo ubishyiraho kandi bano batwishyura amafaranga yacu ibyo se ni iki ngo bari bamuhamagaye sinzi icyo Mbese bamuhamagaye kuzi ko gahunda ziranga nta wundi muntu ugomba kuzijyamo cyangwa amagare ngo yitwa Venansia nawe bijomba nyine yanze kuva hano ngo yitwa Venansia yari agiye kubinjomba nyine ko twifitiye gahunda turimo hano wavuye mu ntebe y'undi ukagira ahubwo se musa iyo gahunda yakwirakwiriye ngo uze gukora ibibuno hano warabyize ni ibyo wavukanye cyangwa ni intuza kareka twegabiriza ngo yicara twege twambwiye ngo yicare cyangwa twambwiye ngo nagende ayo makuru se yakuye ko nta cyabaye ko ngo ni icyawe ngo niwe wagikuteyeho banza narabirosa hanze ndakubajije icyo kibuno cyawe ni natirere cyangwa nicyo digidigi ya shepinze ntabyo ikibuno kigeze kiza nta kibuno nawe arabizi ntabyo ikibuno ibyo bintu ni ibintu abantu baba bashaka kuduteranya ni ibintu abantu baba bashaka kuduteranya na rubanda bakahemba ibintu bitabaye wowe watakishwaga neza bari mwamwishyuye mwe twe twabyanze njyewe namwishyuye uramereza 200 byanjye njye ibyo ngibyo ntabwo nabyemera cyangwa se ugishyireho ese ubundi 200 by'iki harakinsubiza urashyiraho icyo kibuno cyangwa se unsubize 200 yanjye cyangwa se umujyane usohowe ni njyewe yatubwiye ngo agiye kudutereraho ikibuno arambwira ngo njye arampika ngiye kubona mbona azanye serum irimo nimba ari ibitaka yagiye agakora arangije azana igishinge kimwe batera inka barimo kwibangurira njye ndi umuntu cyandi inka nta n'isoni ibintu bimwe tubona kwa muganga ntabwo ari byo birimo hariya nimba muzi ngo mwicaye ngo bagiye kubakorera ikibuno ahubwo bari bakuramo ingingo bajye kuzigurisha namwe muraho murasana iki njye uransubiza amafaranga yanjye cyangwa niyo mpamvu yaravuze ngiye ngarantera ikinyansinziriza azikuremo nyine ajye kuzigura hasi washakaga ikibuno kumbaga ntagishakaga cyo kumara iki cyiza nyine ukakimaza iki nyine kugira ngo umuntu nyine ase neza pasava ase neza ajye yambara berwa atere neza abantu nibajya bamubona bajye babona ari umuntu nyine ubuse iyo bakubonye babona uri iki injangwa y'uri urugi urukwavu rwa buraye imbeba ishukuye kidahagije ikindi wowe ngo washakaga ikikiza papa jaba nashakaga ikibuno cyo gupirikisha nyine ku buryo umuntu wese andeba kumva gupirika no kugira gute nyine ku buryo abantu bandeba nabo ubwabo bakumva bari kwicuza impamvu baremwe nabi kuko nashakaga ikibuno kabisa kizajya kivugisha abantu amagambo wowe
njyewe se ko umuhungu twakundanaga yambwiraga ngo ndagenda ngo ukagira ngo ndaza ubu arambwira ngo abandi bana ngo bakidamange abo bari ngo ntabwo uba bareba nose nari gukora iki ku 200,000 se nari bwange gutera nk'uko mbishaka sasa washaka ikibuno kigira gite kiyongeraho nyine nahakaniye mbabwira yuko kigoye bitari nose abo wemereye wowe washakaga icyo kugira gute ndashaka ko kiyongera ku buryo ngiye n'inzajya njya muri show kabisa nzajya mba ndi hariya buri wese anyitegereza ariko urwo buryo ndi kwizunguzamo mfite nyashi ko se ngiye mbabaza koko aryo wowe wagarukiye mu wakangahe mu kabiri kaminuza wa kabiri wa kaminuza wowe se mu wa gatandatu segonderi wowe wagarukiye mu wakangahe mu wa kane segonderi wowe nanjye ni nk'ibya mududu ibya madudu se n'ibiki narangije segonderi ako mwe ntago mutekereza ngo murebe iyi nzu urayireba iyi nzu umuntu utera ibibuno we yari yaguciye magana ngahe njye ni 200 yari yanshiye wowe ngira ngo kubera ngo yasanze niba ngo amaraso yanjye ngo atembera niba ngo azamuka ngo ranca ngo 350 ngo kuko yari kumbaga wowe yari desa ngo njye byari parisi wowe njye ni desa ariko njye ntayamuhaye arayansubiza ubikaba nyine ahangaha akaba kwa muganga bateraho ibibuno inzu yisatuye iyi rido ntiwareba nimurebe namwe izuba ririho kabisa watubwiye ngo ni ukugira ngo abantu batamugirira ishyari ubu mugira ubwenge cyangwa bwarabihishe ahubwo uyu muganga nta bwenge afite wowe urabufite se bakwanitse izuba wagira ngo ni imyumbati bakuye mu kimoteri ni wowe ufite ubwenge twari twumvikanye yuko biri hagati yacu mubishyiramo rubanda amakuru yose mugatangira kuyasaza ahubwo ndakubaza digidi ufite icyangombwa gikora ibyo bintu ko nta kibuno nashyiraho wize ubuganga igitekerezo ariko cyavuye niko muko wowe mukorana yize iki yari yambwiye ukuntu ubundi mwakoranaga mu ruhe rwego twahanye inama z'ukuntu bikora twumva birakoreka ntabwo ari wenda kubaza ariko ubundi igitekerezo niwe wakizanye ubundi ariko nawe waracyumvise ukijya inyuma kuki ariko umuntu iyo bigeze mu byago mutangira kwitakana umuntu ntabwo wagikigikese wowe ariko nawe wari wambwiye yari yambwiye yuko yize ubuganga ariko ibyangombwa bye biriho ko ari umu-engineer ariko kubera nyine harimo ngo amafaranga kandi yagombaga kuma niwe wabizanye kuguhangaye 2,000,000 kandi 1,000,000 yari yarayimaye avance kugira ngo dukorane mukorane mutereho abantu ibibuno ubwo urenjeniyeri muri sajari enjeniyeri muri sajari cyangwa urenjeniyeri wubaka amabuno reka duhamagara ababishinzwe nari mbyumvise wahamagara kuko urumva urabuteje ikibazo abantu benshi ibi bintu biri hagati yacu urabona turi 6 nawe 7 bigira ibyawe burya namwe ariko turi kumwe kandi amafaranga turamusubiza mwagaruka mwabikoreye tukazira banza usubire hariya bagusubiza amafaranga oya ntabwo wiza nta cyabaye yicayeho mu musubize papa sava oya wikwicara ngaha wikwicara nsubira hari ibintu byarangiye mbwira nkubwire nimero zagiye nkuko byatangiye ibiki birangira ibintu twabirangije kandi biri hagati yacu mubirangije se byarangiye nta kibazo reka tumusubize amafaranga ye akazi kahagaze hanyuma se 50 twatanze mbere 50 yacu twatanze mbere ayo kwiyandikisha no gusuzuma 50 turayabasubiza basubiza muyaduhe hakiriza nimero zacu muzifite basubiza amafaranga yawe ntabwo ndabona message ariko no kuri ribuza subiza amafaranga y'amanda ariko ukomeza kuteza ibibazo ahangaho ntabwo yambere ari wowe wavuze ngo ashyire kuri telefone yawe njyayo nari ifite nayiyungu ariko yari kwiyandikisha niwe uyafite aya ari kuyanjye muduhe kandi amafaranga ayawe yacu ndayaguha basubiza yawe reka nzane telefone gusubiza yawe oya ndayabonye ugize imana ubundi kare kose hanyuma njye nakwigenda kuko ujya he muwe mutuje muwe muri hano mwese
hari gahunda nari mfite tuzi